babakoreraga harya mu gipangu cyo muri cya Sota. Uko senga nawe ari manyonga akagira ati tuzajya mu ijuru, tuzajya twongera. Ubwo ndongera ndakomeza ndasenga, noneho ibyari aho ngaho birahinduka. Abari bari kudoda abandi ati zo purere. Amaze gusubiza umwana we, amaze kumwakira, amaze kumuhaba, yagiye avuga Yesu, asobanura Yesu, ariko atari yanamuvuga. Abari bamenye ko yapfushije bongeye kubona ari kumwe n'umwana we bagenda, babajije ngo mbese uwari wapfuye yagarutse ate? Barabasubiza ati reka, hariho abantu bagira amahirwe. Ati twaherekeje umuntu tugiye gushingura, ariko tunyura mu nzira Yesu arimo. Tuwa mugabo yari arimo yigendera, tubisikana turimo tugenda, nawe arimo ajya aho yari agiye. Mwarangije aho na nyina w'umwana yagendaga imbere y'ikiriba ari kurira, maze ngo Yesu aramubona, arabwira ati nimuhagarare, abana turadukerereza, uwo turi kumwe yapfuye. Ariko bari bahuye na nyir'ubuzima, bari bahuye n'utanga kubaho, bari bahuye n'umuntu ufite ububasha n'ubushobozi. Ndagira ngo muri iri teraniro uhure na Yesu, ibyari bipfuye twese tuvuge ngo amen. Noneho koraho, abwira umwana kubyuka, umwana arabyuka aba muzima. Icyo gikorwa ubwacyo kiriyamamaza, abantu bamenya yuko uwari upfuye yabaye muzima. Ayo makuru amenyekana muri karitsiye. Hari amakuru agiye kumenyekana arenga karitsiye, bitewe n'imirimo Uwiteka agiye kugukoraho, bitewe n'akazi Imana igiye kugukoraho, bitewe n'amateka Imana igiye guhindura, bitewe n'ibintu bisha Imana igiye gukora. Haleluya. Uko atigeze asaba akazi. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro njyewe ngiye gushira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Bisobanura iki? Iragushyira mu mahoro itumvikanye, iragushyira mu mahoro uturanye n'utabishaka. Ijambo bita gushyira ni ikintu, ni ububasha baburiherekeje, akavuga ngo twashyize mu myanya uyu muntu ukurikira. Ashobora kuba yarabyize, atarabyize, cyangwa atanazi no gusoma, ariko twamushyize mu myanya. Kandi iyo ubaye ikintu itangazo rikugize, ushobora kujya gusura inka zawe mu Mutara, ukagenda uri umuhinzi, itangazo rikavugirwa ahangaha kubaye minisitiri. Ntabwo ugaruka ukiri umuhinzi, ntabwo birindira ngo uzabe minisitiri ugarutse, ukiri muri izo nka. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Hari buvugeho ibintu byinshi, ariko ndashaka kuvuga ku kintu bita imbaraga z'itangazo. Itangazo se ntimurizi, nimuyasanga amanitse ku muhanda. Kandi ndifuza ko Imana iza gukora itangazo rishya rivuye mu bwami bw'Imana rikagenda imbere yawe, yuko amateka yawe yahindutse. Hari uyu mudamu, Bibiliya ntabwo ivuga amazina ye ngo isobanure ngo ninde. Ariko yagize ikibazo apfusha umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege ni umwana utagira umubanziriza n'umukurikira. Aherekezwa n'abantu b'inshuti ze, cyangwa se batabaye, kuko abatabara bose si inshuti zawe, ni umuco wo gutabara. Baramuherekeza,
ariko mwako gace Yesu anyuramo, ngo mudugudu awugendamo, nawe ahura n'abantu benshi ari kujyaho bavuye, nabo bari kugiye ariko iyo yaravuye. Bahura n'abantu bahetse umwana wapfuye. Yesu ngo akora kuri icyo kiribo. Akozeho umwana arasepfura. Akozeho umwana arakorora. Anasobanura ko uyu muntu atapfuye kuko yahuye n'umudamu ari kurira kuko yarapfushije ikintu kidasimburwa. Hari abantu bapfushije ikintu kidasimburwa mu buzima bwabo bari hano. Kandi iyo bavuze ikinege ni ikintu kimwe gusa gishobora kugenda ukabura ikigisimbura. Ikinege cyaba umugabo, ikinege cyaba igishoro, kuko hari umuntu ushobora gutakazamo 1000 hano afite mu ikofi cyangwa muri marete, kikaba kiragiye ntatekereza, ariko hari n'undi wavuga ati kiratakaye ariko ndakurura ndi kuri baka garugaze kuri momo. Ubwo rwose ntaga amafaranga afite ari ikinege. Ariko hari n'umuntu ufite ikintu cy'ikinege. Ndashaka ko mu kanya ndabizi turaza kumva icyo shaka kuvuga. Yesu amugereho, abona umudamu arimo ararira birenze uko abantu babitekereza. Amenya kandi ko icyabuze cyari ikinege. Akora kuri uwo mwana aramubwira ngo byuka. Biravuga ngo amusubiza nyina. Hari ibyawe byari bipfuye, hari ibyo wareba gukabona biranze, hari ibyo wakebuka gukabona ntibyemera. Ndagira ngo muri iri teraniro bihure na Yesu abikoreho, abigusubiza ari bizima. Urabyizeye ngo byakire? Torero haleluya. Kubera iki navuze ngo imbaraga zitangazo ku buzima? Ubundi nibakubwira ngo ikintu kije mu matangazo, ikintu bita itangazo ntabwo rijya ritangwaho ibitekerezo. Iyi itangazo ritanzwe riba ari itangazo nyine, ntabwo ushobora gutangaho ibitekerezo. Riba ari uko. Ntabwo ushobora kuvuga ngo simbyumva, ntabwo ushobora kuvuga ngo simbyemera, ntabwo ushobora kuvuga ngo gutyo. Ikintu bita imbaraga zitangazo zisumba ibindi byose mutekereza. N'abari abakozi b'Imana bicaye hariya ni imbaraga zitangazo. Zivuga ati uhereye none uyabaye umushumba w'itorero rya Kacyiru. Ubyumva neza utabyumva. Uhereye none kanakabaye mwarimu w'itorero rya Kacyiru. Ubyumva neza utabyumva, ni imbaraga zitangazo. Ndashaka ko Imana ivuga itangazo ku buzima bwawe, naho abadayimoni bataba babyemera, naho abaturanyi baba batabishaka, ariko Imana igatanga itangazo rivuga ngo nonaha ndi Uwiteka. Ntanze itangazo abadayimoni batari burenge. Rata haleluya. Ikintu bita itangazo ni ikintu umuntu atagira icyo yongeraho igihe cyose agihawe. Ushobora kubona itangazo rikwinjiza mu kazi, ushobora no kubona itangazo rigukura mu kazi. Amatangazo aba mu byiciro 4 ku isi yose. Itangazo rya mbere ni itangazo rimenyesha. Ni itangazo rimenyesha kuko uyu munsi turashaka kumenyesha abantu bafite imitima itinya.
tubabwire ko hari Imana yabatekerejeho. Haleluya torero, haleluya. Ngufitiye itangazo ry'uko hari Imana yagutekerejeho. Hari Imana yabonye umubabaro wawe, hari Imana yabonye amarira yawe, hari Imana yabonye agahinda kawe. None hashyizweho itangazo rikomeye kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Haleluya. Hari ibintu Imana iri kukumenyesha. Itangazo rya kabiri ni itangazo rirangisha. Iryo tangazo ritangwa rirangisha rivuga ati mudushakire kandi uzabona uyu muntu cyangwa uzagira gutya muzabigeze ku bayobozi babegereye. Uyu munsi ndumva hari itangazo rirangisha umuntu wese wavuye mu murimo w'Imana, akaba yararirimbaga muri korali, akaba yaragiye kubera impamvu runaka, akaba yumva yararetse umurimo w'Imana, akaba atakiza kwigabura, cyangwa se akaba aza mu rusengero ariko akaba hari ibintu yataye. Iri tangazo riramurangisha. Niba yaraburiye mu bindi bintu, niba yaraburiye mu bintu bitanezeza Imana, umwuka w'Imana arimo ararangisha uwo muntu ngo uwamubona yamumenyesha ko Imana imushaka mu rusengero rwa Kacyiru, agasubira muri ya mirimo yakoraga, agakorera Imana nk'uko yakoraga. Ko numva ntangiye gufashwa, kandi turimo turarangisha abantu bose bataye Imana, bagiye bivumbuye cyangwa babirambiwe, yuko Imana iri kubahamagara ngo bongere bagaruke mu mirimo yabo, bongere bakorere Imana. Babandi basengaga bongere basenge, babandi bahanuraga bongere bahanure, babandi baturaga bongere bature, babantu basuranaga bongere basurane. Iri ni itangazo rirangisha umuntu wese wajimije impano ikamuvamo, Imana ikagenda atazi ikijyanye, yuko ibintu byose bagaruka ku rusengero bagafata impano zabo bari barataye bakazakira. Muvuze ngo amen. Tangazo rya kabiri, rya gatatu, ni itangazo bita itangazo ryo kubika. Iyo babitse nta wundi ushobora kongera kugira ikindi kintu yongeraho. Muri iri teraniro turashaka kubika abadayimoni bose. Hari itangazo ryigeze rigera kuri Yosefu rimubwira ngo isubiza umwana na nyina mu gihugu kuko uwamuhigaga yapfuye, nta gihari. Hari ibintu ngutangariza ko bitagihari, Imana yamaze kubyica, yamaze kubinyukanyuka, kandi nubyizera uraza guhura nabyo. Hari ibintu Imana yambuye ubushobozi, ibyambura ububasha, ibivana mu buzima bwawe, birapfuye kandi Imana irabyishe, irabibitse. Muvuge ngo amen. Itangazo rya kane ni itangazo riba mu bwoko bwo kwamamaza. Ndashaka kubabwira ko tugiye kwamamaza imirimo y'Imana ku rwego ruri hejuru.
tugiye kwamamaza imirimo y'Imana mu rwego ruri hejuru. Nigeze njya kwigisha hamwe, hari isomo rimwe nigishaga muri mu cyo bitaga mutima w'urugo. Ni ibintu byari byarateguwe n'urembo rw'umujyi wa Kigali kwigisha badamu b'abashumba, bakabaha nka teoloji nibura isa naho amahugurwa ya teoloji. Ntago wenda byaje gukomeza, ariko kubera impamvu nyine zindi ngiye rero nigishaga isomo ririmo uko umuntu ategura imbwirwaruhame. Umudamu umwe yambajije ikibazo, hariya ahahoze hakorera Fateke, ariko twarimo tuvuga kuri ibijyanye no kwamamaza Yesu. Sinzi ukuntu kari kajemo. Noneho mbaza umwe ndamubwira mu by'ukuri uwaguha umwanya ngo utegure itangazo ryo kwamamaza Yesu, wumva waritegura uti? Yashubije ijambo ryiza cyane, aravuga ngo ibya Yesu nubwo twabyamamaza, nubwo tutabyamamaza, ubwabyo biriyamamaje, kandi byiyamamaje muwo byakozemo umurimo. Kwamamaza Yesu cyangwa kumenyekanisha Yesu cyangwa se kumuvuga, hari uburyo bwinshi bwo kwamamaza. Hari uburyo bwo kuvuga, hari uburyo bw'ibimenyetso, hari uburyo abantu bashobora kwambara bagakora impuzangano yamamaza ivuga ikintu kimwe. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kwamamaza, uburyo butandukanye. Ariko turashaka kwamamaza Yesu mu buryo bwose, tumuvuga, tujyanisha nuko twambaye, nuko dusokoza byamamaze Yesu, nuko twisiga byamamaze Yesu, nuko tuvuga byamamaze Yesu. Pana kuba turi bumwamamaze ariko tudasa n'ibyo, dushobora kumuvuga ariko tudasa n'ibyo tuvuga. Tugiye kwamamaza Yesu, tubwiye abafite imitima itinya ko Yesu ari hafi agiye kurengera abantu, kandi gahunda ni igipfuye. Twese tuvuge ngo amen. Imirimo y'Imana ni imirimo yivugira, ni imirimo ubwayo yikorera, ni imirimo ifite imbaraga zirenze uko zitekereza, ni imirimo ikomeye. Kuko uyu mubyeyi amaze gusubiza umwana we, amaze kumwakira, amaze kumuhabwa, yagiye avuga Yesu, asobanura Yesu, ariko atari yanamuvuga. Abari bamenye ko yapfushije bongeye kubona ari kumwe n'umwana we bagenda, babajije ngo mbese uwari wapfuye yagarutse ate? Barabasubiza ati reka, hariho abantu bagira amahirwe. Ati twaherekeje umuntu tugiye gushingura, ariko tunyura mu nzira Yesu arimo. Wa mugabo yari arimo yigendera, tubisikana turimo tugenda, nawe arimo ajya aho yari agiye. Ngo arangije aho na nyina w'umwana yagendaga imbere y'ikiriba ari kurira, maze ngo Yesu aramubona, arabwira ati nimuhagarare, abana turadukerereza, uwo turi kumwe yapfuye.
ariko bari bahuye na nyir'ubuzima, bari bahuye n'utanga kubaho, bari bahuye n'umuntu ufite ububasha n'ubushobozi. Ndagira ngo muri iri teraniro uhure na Yesu, ibyari bipfuye abizure, abiha ubuzima bwabyo. Ubyizeye nabyakire mu izina rya Yesu. Twese tuvuga ngo amen. Noneho akoraho, abwira umwana kubyuka. Umwana arabyuka, aba muzima. Icyo gikorwa ubwacyo kiriyamamaza. Abantu bamenya yuko uwari upfuye yabaye muzima. Ayo makuru amenyekana muri karitsiye. Hari amakuru agiye kumenyekana arenga karitsiye, bitewe n'imirimo Uwiteka agiye kugukoraho, bitewe n'akazi Imana igiye kugukoraho, bitewe n'amateka Imana igiye guhindura, bitewe n'ibintu bisha Imana igiye gukora. Haleluya. Hari ibintu Imana igiye gukora, kandi umuntu uzakira igitangaza, umuntu Imana izakoraho gashya, arabyumva. Imana imutegura nk'umuntu witeguye kwakira ikintu, akagira umutima woroshye nk'uruhinja, akagira umutima utikakaza, akagira amatwi yumva Imana vuba, akumva hari ukuntu yumva Imana. Imana igira gahunda. Nigeze umunsi umwe njya mu ivugabutumwa mu cyahoze ari Cyangugu, iyo yari paruwasi bita Rwahi. Cyari igiterane cy'iminsi 3. Tujya mu giterane dukorera Imana. Twari kumwe n'abakozi b'Imana cyangwa se n'abahanzi babaga mu cyo bita ipfundo ry'amahoro. Turagenda dukorera Imana ku Rwahi, tuvuga Imana, Imana irororoka. Mureke mbabwire, ikintu gituma abantu badakunda Imana, abantu batamenya Imana, ni abantu batari baba mu bihe ngo babone Imana iri gukora igitangaza, babone igitangaza gikozwe, babone Imana ikoze ibintu avati ibintu bikozwe n'Imana. Ahubwo barabibwirwa ariko ntibarabibona. Hari umudamu wari ufite inda nini ameze nk'umuntu utwite. Aradufasha mu bashyitsi, ukabona n'umuntu usa n'ufite imbaraga. Hari abantu bigirira urukundo, aradufasha, ukabona aradufasha. Kuva twageraho ntiyigeze ataha, yizirika ku Mana. Tukajya mu giterane, tugakomeza gutyo. Bigeze ku wa mbere turataha. Dutashye tuva ku Rwahi n'amaguru, tugenda twiganira ku nk'abarokore bagendaga baganira, bagira ibihe badutwaje ibikapu. Turagenda, tugeze aho Sotara zaparikaga ku bantu bahazi ahantu mu gikari batarakora irya gare, hari kera. Tujyayo, tugezeyo umudamu arambwira ati, mukozi w'Imana, turatandukanye ariko ndagira ngo usabire ikintu bita umugisha. Numva ni ikintu cyoroshye. Noneho mbwira umugabo twari turi kumwe bitaga Filiberi, wakwatuyeho umugisha uyu muntu ko yabanye natwe, Imana umugirire neza, Imana imukorere gutyo. Filiberi avato yati, no wabibwiye, musabire umugisha. Numva ni ikintu cyoroshye, kubera ko urumva umuntu yari yamaze kwishyiramo gahunda yo gutaha agiye, nta mpamvu umvaga ibintu ugomba gukora nyine ari ukumwikiza. Erega Imana yacu ifite ibimenyetso, ifite n'ibikorwa. Turaho rero tumanuka aho ngaho ahantu Sotara zaparikaga kera, twinjira mu gikari. Habagamo abadozi, habagamo abantu b'abadozi ariko babarokore nabo. Noneho muhagarika ahantu, ndabwira reka nkwatereho umugisha. Ndasenga, ariko senga ndi kumwikiza. Hari igihe usenga uri nko kwikiza umuntu rwose, kubera ko wihuta wumva ati izere yuko wakira ko imigisha twari twatuye kuri buriya butaka yari myinshi rwose. Ntabwo byari bikiri ngombwa yuko umuntu agomeza kudukurikirana. Ndasenga, senze, hari ukuntu senga winjiye mumeze nk'utanabishaka, ariko Imana ikaguha ibi gihe byiza uri gusenga, ugahita winjira ukinjira ahantu.
ugahita uryoherwa. Ndasenga numva ndazamutse ndasenga, ariko mu mutima wanjye nkavuga nibura arashaka ko dusengera inda ye ngo wenda azabyare neza. Ndasenga senze njya mu mwuka. Imana ni Imana. Ngiye mu mwuka, Imana imishurira ko bamuroze, ariko kandi nawe yarabizi, ariko bamuroga kubyimba inda. Nkiri gusenga, hari abana b'abatayeri bari bibere hariya bari kudoda, ariko b'abanyamwuka babakoreraga harya mu gipangu cyo muri cya Sotara. Uko senga nawe ari manyonga akagira ati ra, ariko Mana tuzajya mu ijuru, tuzajya twongere tujye. Ubwo ndongera ndakomeza ndasenga, noneho ibyari aho ngaho birahinduka. Abari bari kudoda ati ra, abandi ati zoprere. Nanjye ubwo ngiye mu mwuka, noneho bava kuri ya mashini baza dusengera wa mudamu. Tukirimo dusenga, inkoko zitangira kubika mu nda ye, ibiceri bitangira kugonga mu nda ye. Buriya Imana izi ikibanza wahagararaho igahindura itangazo ryawe, ikarema ubuzima budasanzwe. Imana igahindura amateka, ni Imana ikora. Torero haleluya. Turasenga ibintu bye bisa naho bihindutse. Babana b'abakobwa n'ababyeyi b'abanyamwuka, mureke mbabwire, abanyamwuka baramenyana. Buriya watembereye hariya Nyarugenge ukajya mu mwuka, bikurima ari iby'Imana byicomeka ku bandi, ku bari mu maduka wajya kubona ukabona baravuze ati zopre, kubera ko turi mu mwuka umwe. Hari ijambo umufaransa yavuze, ni ijambo yavuze mu gifaransa, ariko iyo urigenekereje mu Kinyarwanda biravuga ngo inyoni zihuje amababa nizo ziguruka mu kirere kimwe. Ni ukuvuga iyo umwuka ari mu iteraniro, ari mwaho ngaho, cyangwa Imana yaje gukora ikintu kidasanzwe, iba yarateguye abantu, ikabategura kandi nta wiyumanganya. Tuba turasenze ibyari abagenzi ngo bagende, nabo ntibagenda. Baravuga ati tugiye kureba agashyakara. Ubwo abana b'abanyacyangugu baba bagiye mu ndimi. Ubwo tuba turasenze n'ababandi nabo bari batashye. Tuba turasenze, umudamu atangira kuruka, umudamu atangira kubohoka, umudamu atangira kuba muzima, umudamu nawe ajya mu rurimi rushya, umudamu ajya mu mavuta, umudamu ibintu bihinduka ukundi. Noneho haza umugabo ahamagara umugabo umwe, umupasiteri yayoboraga mu Burunga, nawe yari arimo aho yigendera ati gwino urebe ibyo bene wanyu barimo. Ahagere abo umupasiteri w'umunyamwuka, ariko mureke mbabwire, iyi Mana irakora. Nuko ikibazo abantu twese twabaye mu materaniro ameze nk'ibigare, ariko ntiturabona imikorere y'Imana ngo uvuga ati hari ikintu nibuka Imana yakoze ndeba mbona ko igikoze gituma utava iruhande rwayo. Araza yo mupasiteri ahagere rero, barambwiye ati dore aba n'abayobe, ariko barimo baravuga bya bintu byanyu. Ahagera ahubwo nawe ahinduka umunyamwuka. Si byose ubwo dusenze turangije wa muntu nabaye muzima. Ubwo sibwo pasiteri avuze ati rero abantu bose bashaka kwihana ko tubasengera nimupfukama. Urumva twakoze igiterane ku Rwahi, dukoze n'ikindi gitunguranye kirimo bije y'Imana, tugikoreye i Kamembe. Abantu sibwo bapfukamye, n'abashoferi bagapfukama, n'abari baguze amatike ati muyahindure, twebwe tugiye kubanza twumve Imana. Imana irakora. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ibasha gukora ibintu birenze ibyo abantu batekereza. Hari abizeye ko Imana yatanga itangazo rihindutse ku buzima bwabo. Barahari ngo barambure ibiganza bavuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Ntabwo bigoye Imana kukubwira ngo iyi ndwara yawe irakize. Ntabwo bigoye Imana
kukubwira ngo nguhaye kubaho. Ntabwo bigoye Imana kuvuga ngo ubuzima bwawe ndabuhinduye. Ntabwo bigoye Imana kuvuga ngo nkugize mushya. Ntabwo bigoye Imana. Imana niyo mpamvu navuga ngo ikintu bita itangazo. Iyo Imana itangaje ikintu kiba kibaye. Uretse n'Imana n'inama yo mu isi, iyo itangaje ikintu kiba kibaye. Iyo bakugize minisitiri, inama y'abaminisitiri ikavuga ngo yateranye yo ku itariki zinize, yanzura ko kanaka ashyizwe mu mwanya aha. Ubwo uzi icyo bisobanura? Ijambo bita gushyira uzi icyo bisobanura? Birasobanura ko uwo muntu atadepoje. Birasobanura ko atigeze asaba akazi. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro njyewe ngiye gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Bisobanura iki? Iragushyira mu mahoro itumvikanye n'uyakubuza. Iragushyira mu mahoro uturanye n'utabishaka. Ijambo bita gushyira ni ububasha baburiherekeje kavuga ngo twashyize mu myanya uyu muntu ukurikira. Ashobora kuba yarabyize atarabyize cyangwa atanazi no gusoma, ariko twamushyize mu myanya. Kandi iyo ubaye ikintu itangazo rikugize, ushobora kujya gusura inka zawe mu Mutara, ukagenda uri umuhinzi, itangazo rikavugirwa ahangaha kubaye minisitiri. Ntabwo ugaruka ukiri umuhinzi, ntabwo birindira ngo uzabe minisitiri ugarutse. Ukiri muri izo nka, ukiri muri izo nka, ujya kubona ukabona protokole irahagusanze ati rero aka kanya waba wagiye utambaye ikote ntumenye uko ryaje mu modoka, waba wagiye utabitekereza ntumenye uko byahindutse. Wisanga wambaye ikote, wisanga uri kumwe n'abarinzi wagira ngo baritangaza bameze nk'abari inyuma yawe. Ugaruka kuri minisitiri. Imana ndashaka ko itangaza ikintu waje utari cyo, ugasubira iwanyu uri cyo, kandi n'abantu bakahita babona ko ubaye cyo, kubera ko Imana igambiriye kukugira mushya, kandi ukabona ubushya bw'Imana. Imana igakora ikintu kidasanzwe. Ariko murizeye ngo mujyane ko mbona mutarambura ibiganza ngo mwakire ubuhanuzi. Ndahanurira ubuzima bwawe kugira ngo Imana ishyireho itangazo ridasanzwe. Kuko hari abaturanyi batangaje, hari nayo wasomye, hari n'ibindi, ariko ntago muzi buriya tugendana inyandiko y'ibanga. Ubuzima bwacu buba muri envelope. Nta muntu ushobora gusoma ubuzima bwawe keretse umunyamwuka. Kera hari ukuntu abanyarwanda babikoraga, ukamuha envelope akayisomera mu zuba. Murabizi se? Ntabyo muzi. Ubwo harimo abavuba. Hari ukuntu wayishyiraga gutya mu zuba gutya, ukaba utayiciye, ukabona inyuguti waba uzi gusoma ukagenda uzigenekereza, ukamenya ibyo bike wenda yamubwiye. Ariko kenshi hari igihe wasomaga ibisa n'ibicuramye, kuko hari igihe umuntu abona ibintu bijyanye n'uko sinzi uko ubwo nabivuga, ariko hari igihe umuntu abona ibintu uko bitari. Hari abantu rero bacu uyu munsi baturebera mu kintu gisa n'izuba, bagasoma ubuzima bwacu, akabona nta kintu uzimarira, akabona ibyawe ni ugushyuha gusa. Kumbi yabisomye ayacuritse, akabona terekerekere turetse haleluya nyinshi nta kindi azageraho, haturetse kuririmba no kujya muri korari gusa, tubundi ni umunebwe. Arimo arasomera inyuma, ariko arimo agenda bisomera inyuma, ariko envelope nyirizina icyanditsemo arara torero haleluya. Envelope hari ikintu kirimo cyanyacyo abantu kandi koko umuntu abirebeye inyuma akareba karitsiye utahamo, uburyo umanuka muri bwa buzu bw'ubuhegeni, akabona inzu ubamo, uburyo parafiresha na nuza, akabona ukuntu akabona hariya. Ntabwo abisomeye inyuma ntabwo yavuga kuzahava.
agasomera inyuma, akareba inyanya ucuruza, akabona intoryi ucuruza, akabona iki, ntabwo yabona kuzahava. Ariko hari ikintu, hari abantu bigeze bakora ikosa, bo bandika urwandiko rwabo mu gihe cya Nehemiya, n'igihe yari ari kubaka soza, none bahita bafata inzandiko zanditseho amagambo mabi, bazinyanyagiza ku dusatere n'udusatire, bagenda bazinyanyagizamo, zimuvuga nabi, zivuga ngo ni ukwigomeka, ngo ni ubwibone, ngo ni ukwiyemera, bagenda bazinyanyagiza aho hantu. None bakavuga ati rero uyu muntu arimo araganira n'umwami. Ariko Nehemiya ahaguruka, yari yahagurukanye urwandiko rwa nyarwo, ariko atarweretse abantu, rwanditseho kandi rushinweho n'umwami, rumwemerera no gukora ibyo bikorwa, arushyira mu ikote. None abantu bagashyuha, bakanyanyagiza ayo magambo, ariko umwami akajya avuga ati jyewe nzi icyo nanditse, jyewe nzi ikintu namwandikiye. Abandi bakibaraguza, abakurebera inyuma basomye inyandiko yawe ntoya, umva uko Bibiliya ivuga, bayisomye nabi, ariko umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo siko bizaba kubategereza umwami, ngo keretse ava mu masezerano nta mpamvu. Hari ibintu Imana ihinduye, hari ibintu Imana igize bishya, hari ibintu bidasanzwe Imana iramye. Ubyizeye atere haleluya gatatu, yumva Imana ibiramye muri we kandi bimubaho. Ongera utere haleluya. Hari ibintu, haguruka tugiye gusenga, muhaguruke. Hari ibintu numva Imana ihinduye, hari ibintu tugomba gutegeka ku buzima bwawe kandi ukabyakira. Hari ibintu Imana igomba kugira bishya. Itangazo, umuntu wese waguye akareka umurimo w'Imana, akivungurira umurimo w'Imana, turamutangariza ko Imana imanutse gutanga imbaraga n'imbabazi, ikamugirira impuhwe. Kandi Imana irarema ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Wumvaga iby'Imana byaragushizemo, wumvaga iby'Imana byararangiye, wumvaga iby'Imana bigeze ahantu birambiwe, ariko birayavuze ngo niyihe intege abarambiwe n'abatibashije ikabongeramo imbaraga. Turashaka kugusabira imbaraga ukazakira. Hari ibintu Imana ishaka gukora nawe ukabona ko ari Imana ibikoze. Umuntu wumva yaraguye akagwa mu mutima, arambura ikiganza, tumufashe gusenga. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Rambura ibiganza. Imana yatanze itangazo rigushakisha, rikurangisha, rikubwira ngo ngwino, ngwino, ya mahirwe yawe aracyahari, ya mahirwe yawe arahari, ngwino 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 ngwino, wongere ubone amahirwe yawe wari waratakaje. Ibyawe byari byarapfuye, Imana ibizure kandi bigusubize. We warambuye ikiganza, tambuka hano tugusengera isengesho ry'umwihariko. Tambuka vuba vuba, Yesu abaha umugisha, mutambuke. Ariyo mahirwe yanyu, ni amahirwe yanyu abafasha. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ushobora kuba warabikoreye ahiherereye, uyu munsi uraza guhindurirwa amateka n'izina. Ugiye gusubizwa mu buzima bwawe, ugiye gusubizwa mu gaciro kawe, ugiye kumva ibintu bishya bikorekera muri weho, ugiye kumva ibintu bidasanzwe. Hari ibintu birashoboka ko waririmbaga, birashoboka ko wasengaga aho wasengeraga,
birashoboka ko wari ufite imirimo ukayireka kubera impamvu. Ngwino mwaya mahirwe winjiremo hano, kandi kwinjira muri iri tangazo nta nkurikizi zakubaho. Tambuka. Itangazo rirangisha umugore wataye urugo, umugabo wataye urugo. Ngwino nawe hano mu itangazo rirangisha. Ngwino hari ibintu wataye ugiye gusubizwamo, agaciro kawe kagiye kuba gashya. Ngwino nawe bya bindi waretse. Topi egra sodra adotaki dereya taribini wa Dumva hari abantu bagomba kuza, ni muze, hariho itangazo rikureba. Wowe wazimiye ujya gushaka iby'isi, nabyo ntiwabibona, ariko niwemera ukaza muri iri tangazo, Imana irategeka ifi zaguhunze zigaruke mu rushundura rwawe. Tambuka, tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Turambuye ibiganza bicaye, ngeze mu itangazo rimenyesha. Ndagira ngo menyeshe ko indwara ikurimo yose muri iri teraniro igiye guhagarara. Twese turambuye ibiganza. Za zindi mutamenye, za zindi zitamenyekana, za zindi abaganga bababwiye ko zitakira, za zindi wagize ubuzima, za zindi zawe. Giye nijoro saa 9 nimo senga, Imana yamwe ngo utange itangazo mu buryo, kuko nta kindi abadayimoni bagomba kongeraho. Ndatangaza ku mugaragaro ko indwara yari ikurimo ikize mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Ndatangaza ku mugaragaro ko amahirwe yawe wari warayabuze wongeye kuyasubizwa mu biganza byawe. Ndatangaza ku mugaragaro ko imbaraga zose zaguhigaga zambuwe ububasha n'ubushobozi, ubaye muzima kandi ugiye kugenda widegembya mu izina rya Yesu. Turongeye dutangaje ku mugaragaro ko Imana iguhaye ubuzima bushya, ko Imana iremye ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ubyizeye abyakire. Dutangaje ku mugaragaro ko Imana ikurinze imintwaro, ikurinze isoni, ikuye cyamunara iwawe, ikuye ibyago iwawe, ikuye agahinda iwawe, ikuye umubabaro iwawe, ikuye ibintu byari bikugoye iwawe. Hari ibintu Imana ihinduye, amarabire style, amateka arahindutse. Mana ndagushimye muri iri teraniro. Ijambo ryawe rivuga ngo kubw'imbaraga zawe dufite tuzabaho no mu rupfu. Turasenze, kandi itangazo ryawe nirigira ububasha. Rigira ububasha imbere y'abadayimoni, rigira ububasha imbere y'abarozi, rigira ububasha imbere y'abiduhiga. Mu izina rya Yesu, uyu mubyeyi niyongera asubizwe ikinege cye, asubizwe akazi ke, asubizwe imirimo ye, asubizwe umugabo we. Akira asubizwa. Data turagushimye. Imbaraga niziza mu buzima bwacu, imbaraga zitsinda ibyaha, imbaraga zinesha ibyaha, imbaraga zinesha ibyaha by'uburyo bwose, ibyaha by'ikoranabuhanga, ibyaha byo mu buryo bugaragara, ibyaha by'uburiganya, ibyaha byo kubeshya, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubusinzi, ibyaha by'ubugome. Iri tangazo rihaye imbaraga umuntu wese ubasha gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Turagushimiye ko utazi itangazo risubiza abantu mu mirimo. Bari bararetse umurimo wawe, bari bararetse gusenga, bari bararetse guhanura, bari bararetse kubaha Imana, bari bararetse kukwamamaza,
bongeye guhabwa itangazo ribasubiza mu mirimo yo kuvuga imirimo yawe. Haleluya! Yo kuvuga kwera kw'Imana. Turabitegetse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizigaragare kandi zikore mu izina rya Yesu, amen. Dutere haleluya cyane. Mwe mucicaye aho nagira ngo umushumba basengere. Mukiraho, Imana ibagirire neza. Mana ishobora byose, turagushimira. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.